mujya muvuga ngo rubanda rugira yama ngo rubanda rurohereza ngo rurasharing iriya video ya mpano ninde wayitanze ibi ntabwo ari ukuvuga ngo ibi foto bifite uburemere bwinshi kuko hari abantu basa nk'ababigize imikino nyine urumva bimwe bavugaga ntabyo kwita bugataha abantu bariyamwe barabwiwe Jihad nawe bwarabizi nanjye ubwanjye twize kuganira ndavuga ngenda gake nta ibintu usigaye gukora ntabwo ari byo muzi amafoto nayo yigeze gusohoka ye ubwe yariyamwe ahabwa amahirwe ibi byose ni urumva ku ikubitiro ngira ngo uzi ko hari hafashwe uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kejon hazana Ishimwe François Xavier uyu nawe arafatwa we rwose we afite n'umwihariko wo gushishikariza abantu ngo bagure ayo mafoto abaca amafaranga ubu rero mwana ngo niya mwana ko afite impano afite impano nyinshi uramuho imana yaramwihereye ko afite impano Nyamasheke hari impano ngo tuzo tubye hari ikintu cyitwa ingingo arasunika ni nk'akamasa sunika bisi se cyangwa hirigisi agira atya akagogo karacyari utagira ngo ni nkiyo yanyaye bayibisenze gere akagogo karacyari gataraga arasunika ukagira ngo ni kakamasa kari kwini yego akaba ubundi baravuga ngo asunika budogobe baba we nimwigira hamushoreranye tutarahurira imipuri nyarugenge kuvuza ubuhuha Godfather natubwire ubundi kuki atadukwegera umuntu witwa Kasuku na se muhungu ndimo ndamubona hano batubwire babyakiriye bate urashaka inkuru none se urabona nayo nicaye umugore ari mu buriri wenyine umva rero kwa ikoro se muhungu ndiyazamuka se mu wazamutse go urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Cyprien uzaba kiriho wamenyekanye nka Jihad na Kwizera Nesta ukunda kwita Papi Nesta bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya yampano umuvugizi wa RIB yagize ati iperereza irizahagarara bitinde bitebuke uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ariya mashusho y'urukozasoni azahanwa kugeza ubu amaze gutabwa muri yombi bamaze kuba batanu bambwira harimo Pazo man akabamo witwa ngo Ishimwe François Xavier akabamo Kejon akaba harimo uyu witwa ngo Papi Nesta ndetse na Jihad bigaragara ko bazwi ni batatu bavuga ko ari Pazo Jihad ndetse na Kejon Kejon na Pazo mani bo dosiye yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha Jesus kuwa 18 ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe François Exo ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho ndapfuye uyu nguyu ntabwo ari Odeta ni Odeta ninde wa undi twatabaje uyu ninde mumbwi uyu nguyu se wakoreshaga ya account ya ntuza twatabaje ngo bayihige turacyakomeje inkuru ibi bisobanuye ko kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi muri dosiye yo kwikwirakwiza ayo mashusho mama yake game over aya shire muri request mbazamure reka babwire ikintu kimwe nababwiye ngiye narababwiye hari ikintu mwitiranya abantu bashatse kuza hano kuko dufite community mufite ukuntu muteye muri bitangaza abantu bashaka kwanjama ya mpano nk'umuntu wakoze ishyano ariko abakoze ibigize ibyaha bakumva ko nta cyabaye twumvikana ikintu kimwe igihe cyose muzajya muvuga inkuru twumvikana ikintu kimwe ibintu nababwiye ngiye ntabwo ryari indimi ariko muri iyi kese nararuciye ndarumira tuvuga ibiri kuba ariko Godfather niyo mwarabyumvishe twabishyize muri context ntabwo nyigeze nyura uruhande kwamagana no gusaba justice kuri ura muhanzi ibi bintu byakozwemo ubugome bukabije
ndashima Imana mwabaho twarasakuje uwo bita ntuza baramureko dore ariko ribuku erega baravuga ngo rubanda abaturage ni mwebwe mugomba gutangira amakuru ku gihe. Uyu witabwa Odette wafunzwe hari harabuzwe iki kugeza abantu batabaje kumugaragaro tukamanika nimero none nyagupfa bamufashe bamutwaye. Harasaka mbabazi reka mbabazi ikintu kimwe, iyo ufashe amashusho ibaza umunsi uzarisivinga ishusho ya nyoko niba ukimufite cyangwa ya mushiki wawe sha ukayisivinga ukareba umupuri we cyangwa ukabona amabya yaso ariko ntimugira n'ubwoba mujye mwibaza ako kantu. Turi kumwe? Hanyuma ubundi iyo umuntu agiye gukora ikintu areba ingaruka zirimo akareba inyungu ziri muri icyo kintu agiye gukora akareba n'ingaruka. Kuva nagera kuri izi platform kuva nakoresha X naha ndi mu bantu bamaganye uyu mwanda wo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Kambabwira rero mutari munabizi mwebwe mujya mubyohereza mukabinyohereza njya mbareka mujye mukomeza mubyohereza muzajya mubimpa barege si mukunda kubimpa muzajya mubimpa barege mu mashusho nkeneye kubona ngo ndifata ngo nkeneye kubona amashusho y'igitsina cy'abantu muzajya mubimpa batangi mfite ukuntu mwohereza ubwo bwambure muzajya mubimpa barege ko mwumiwe you send it mpita nkora copy paste mpita mbabwira ati mwabibonye nguyu. So mwabantu mwe rero ngo ndifata ngo nigeze nyura uruhande ugira umunwa uyu munwa ndawugira ariko ngo ndifata umunwa ndawugira byo ntabwo mbeshyeye umudomo ndawugira ariko reka mbabwira ikintu kimwe mwabantu mwe ngewe niracese mudafite imiryango muvamo ariko uzigufata niyo mpamvu ngewe mujye mutandukanya kwamagana no kwamamaza ibinayoboye kuva mbere ariko noneho n'abamagana hari igihe wamagana urwaga ngewe niyo mpamvu ntigeze n'igindi mikuba mwabantu mwe muhaguruke habeho gusabira uyu musore ubutabera kuko ibyakorewe n'ubugome mwanga kunyumva. Godfather ya mpano yari yandaritse telefone yawe ko irimo kuyifitemo ntuza kuyifitemo bank account yawe ndikubaza kuyifitemo bank account yawe ndikubabaza jewe ntabwo ry'indimi abazabindyoza kuko navuze ibikwiye ni ugufata ubuzima bw'umuntu ukaburimbura uko ni ukuri. Jewe ntabwo nigeze n'igeze kuri iki kibazo cya ya mpano reka mbumvishe audio umuntu wabimbajijeho umva icyo namubwiye kuri iki kibazo abantu nibabirekeye umva icyo namubwiye. Yes sir. Yeah, I think uyu mujene muze kumufasha kuko byagiye hanze uyu munsi ariko bamushyize ku nkeke hafi amezi 4 ashize cyangwa 3 bafata ama screenshot y'iyi video bakayashyira hanze bakayasakaza. Namuhaye nimero yawe muha nimero ukumva ayanga ntabwo ari ngombwa kamasimbuke ngira ngo afashwe kuko we ababikoze arabazi. Uriya mwana babikoze n'abantu bari bafite telefone yakoreshaga amatelefone yabo atarabona telefone nzima cyangwa ntekereza ko akoresheje na email ye amafoto ifoto ikajya hariya babikoresheje nk'ibikangisho. Nimuza kubikurikirana kuko yari yaje kukureba muze kumufasha pe muze kurikirana. Ntekereza ko ababimukoreye barategereje kuko taragifitanye nayo imikoranire bamutegereje agiye gukorera performance mu Bufaransa abari bwo bashyira bino bintu hanze. Nukuri niba rurenganurwa mu murenganure. Thank you. Ntabwo nge nigeze ncyuruhande natabarije ya mpano ababigizemo uruhare babiryozwe. Simple as that. Turi kumwe kuko reka zikubwire mbere yuko ufata ubuzima bw'undi muntu ukabushyira mu icura burindi wabanje kureba uramanza uratekereza kabiri. Turi kumwe ntabwo ngiye natabarije hano kuri social media gusa ntabwo ngiye ari ngimboga ngiyewe mvugiraho nk'induru Godfather ntabwo ngiye nzi guca uruhande nta muntu na mentioning amazina ariko ababigizemo uruhare babiryozwe. Ntabwo mani ari gareka nkubwira ikintu kimwe mbere yuko ukora ikintu cyangwa ufata umuntu ugashyiramo umwijima ku maraso ku ntuza ye nose reka mbabazi bari akora abantu bazabyara iyo ariko mujyana n'umutima ukomeye ibintu bizakurikirana generation izaza. Niyo mpamvu nyamabwira ngo ndabakunda ariko batinya kubi. Niki mwa mutabonye here we go. Jihad ni inshuti yanjye rwose ntabyo yakoze
ibiki ntabwo turi kuvuga ku muntu njye ntabwo ndi kuvuga ku muntu nubwo nari mfiteho amakuru makeya ku bazafu vuze ngo iki njye video narayibonye n'abantu barenga 100 bazambwire ntango urutonde rw'abanimero yagiye inyoherereza kuko nimero yanjye iri ku ma platform yanjye kuri WhatsApp nabonye bari kubirundaho video narayibonye muzambwire buri nimero yagiye yohereza ni screenshot zibahe